Ndagusuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uwo mwakunze cyane ku mbuga nkoranyambaga ari we wakunze kwita Rwema Pascal bitewe n'ibiganiro yagendaga atanga ku rubuga cyane cyane rwa YouTube, agenda agirana ibiganiro n'aba YouTubers bagiye batandukanye. Uyu Rwema Pascal mwakunze cyane kuri ubu hazindutse havugwa inkuru itari nziza nyuma y'uko atawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Uraza kumenya mbese uyu Rwema Pascal ukunzwe n'abantu benshi bagiye batandukanye bitewe n'ibiganiro yagendaga atanga ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane urwa YouTube, yaba yazize iki, kubera iki runo rwego rwaba rwamutaye muri yombi, ese yaba akekwaho iki? Ibi byose rero bikubiye mu makuru uyu munsi twaguteguriye. Icyo natwe tugusabye nuko wadushyigikira ukajya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abakunzi b'uyu Rwema Pascal bitewe n'ibiganiro yagendaga atanga ku mbuga nkoranyambaga. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere nguhe ikaze rero bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbere na mbere iyo ngiye kubagezaho amakuru ya KN Radio mbanza kubabwira ko muba mugomba kujya munsi y'amakuru tugenda dukora umunsi ku wundi, murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, muhite mukandaho n'akazugira kaza nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba aba mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni inkuru ibabaje, inkuru yateye agahinda ku bumvi cyangwa yateye agahinda ku bakunzi ba Rwema Pascal umenyerewe mu biganiro kuri YouTube, aho yagendaga atangaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Kuri ubu rero inkuru izindutse isohoka nuko uyu Rwema mwakunze cyane yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Ngo uru rwego ruvuga ko uyu Rwema akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Iki cyaha kandi cyangwa uyu Rwema Pascal ukunze gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane urwa YouTube bitewe n'ibiganiro yagiye atangaho, yatawe muri yombi kuri uyu wa gatandatu Kanama 2024. Uyu Rwema kandi akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu mujyi wa Kigali. Iyo nkuru kandi kugira ngo tuyemeze neza ko ari byo, kuko bamwe na bamwe ntago bari babyemeye bitewe n'uko bumvaga ko uyu Rwema atafungwa kubera ko batakekaga icyo yaba yakoze. Kugira ngo twemere ko yatawe muri yombi byemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda Dr Murangira Thierry, aho yemereye itangazamakuru ko uwo mugabo umenyerewe mu biganiro ku mbuga nkoranyambaga yatawe muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda Dr Murangira Thierry mu magambo ye yagize ati: ayo makuru koko ni ukuri, uyu Rwema Pascal yarafashwe arafungwa ku itariki ya 6 Kanama 2024 akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Uyu muvugizi wa RIB mu Rwanda yagaragaje ko hari gukorwa iperereza kugira ngo dosiye ye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Murangira Thierry kandi yagaragaje ko uyu Rwema yatawe muri yombi nyuma y'uko hari abantu baregeye RIB bamushinja ko yabahemukiye.
gusa RIB nayo irimo irakorera iperereza kuri iki cyaha cy'uyu Rwema Pascal kugira ngo koko bamenye ko cyangwa kugira ngo bacukumbure amakuru y'uko ibi ngibi uyu Rwema Pascal yabikoze. Dr Murangira Biseri kandi yasabye abaturage kugira amakenga no kwirinda ababashukisha imishinga runaka bakamenya aho bashora amafaranga yabo. Iri tegeko mu Rwanda rivuga iki kuri iki cyaha uyu Rwema Pascal akekwaho? Icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, riteganya ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi, imari ye cyangwa se igice cyayo mu buryo bw'uburiganya, yiyitirira izina ritari ryo cyangwa umurimo adafite ububasha, cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'izabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 5. Iyo icyo cyaha gikozwe n'umuntu kugira ngo atange impapuro z'inyemezamigabane n'iz'inyemezamyenda, inyandiko zigereranwa n'amafaranga, imigabane cyangwa indi nyandiko yose ifite agaciro k'ifaranga, ari ibya sosiyete y'ubucuruzi, iby'ikigo gicuruza cyangwa iby'uruganda, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 7. Uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ruhora rugira abaturarwanda ko bagomba kugira amakenga ku muntu uje ubagana abereka ngo aho hazava inyungu, akabakangurira kujya bagira amakenga cyangwa uwo muntu ugaragaje ubwo buriganya bakahita bahamagara urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukahita rumukurikirana. Reka nkushimire wewe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, nkubwira ko wakoze igikorwa cyiza kandi igikorwa cy'ubutwari. Niba nawe utarakora subscribe, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mugire umunsi mwiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibarinde.